Ije gutabara
umwuka wera wabiduhishuriye. Haleluya. Oh haleluya. Yesu yazutse azindutse. Natwe niyo mpamvu tuzinduka tukaza mu nzu y'Imana, tukazindukira imbere y'Imana. Nuko hari icyo umwuka wera yagiye kwishurira. Haleluya. Korali inshuti z'umwami Imana ibahekiyemwe, umugisha arakoze kuturirimbira neza. Imana ibagirire neza. N'umwuka wera wabiduhishuriye, ntabwo ari imbaraga zacu, si inyama n'amaraso byacu, ahubwo ibi ni ibintu byakozwe n'umwuka wera w'Imana. Imana ishimwe kandi yahabwe icyubahiro. Tugiye kwinjira muri wa mwanya mwiza wo gusenga Imana. Tugira umwanya mwiza wo gusenga Imana, tugafata iminota 5 tubyinginga Imana, tugahamagara Imana. Tuba twaje mu nzu y'Imana dufite ibyifuzo, hari ibyo wazanye, hari ibibazo byinshi bikugoye, bikuruhishe, bibwire Yesu. Yesu arabishoboye. Yesu bishoboye. Umwana w'umuntu ushobora kuba aramuhamagaye telefone akayigirwa ntakwitabe, ariko Yesu iki gitondo bibwire Yesu. Yesu yakwitaba, Yesu aritaba, Yesu arumva, Yesu arareba, Yesu areba neza, Yesu arasoma. Haleluya, haleluya. Tugiye kurarika Valentina adufashe muri uyu mwanya mwiza wo gusenga Imana, wo kwinginga Imana, atambuke iri hafi, adufashe muri uyu mwanya wo kwinginga Imana no gusenga Imana. Buri wese arahagurukana telefone ye, isakoshi, ufata inguni yawe, duhamagara Imana. Hari ibintu tugiye kubwira Imana muri iki gitondo, bibwire Yesu. Ntabwo bya bintu byakuruhije ntibikugoye, bibwire Yesu aratwumva. Haleluya. Haleluya. Twese duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Ushimire umwuka wera waduhishuriye ibyo baririmbyi bamaze kuvuga. Haleluya. Haleluya. Tuzamuye ibiganza, hari igihe kimwe azadutumbagiza dusanganire Yesu ahagaze ku bicu. Duhaguruke dusenge Imana, ariko duhagaze kababwire umunsi wa gatandatu turi mu ijambo rivuga ko Imana igiye kongera kutwubaka. Nasaba twese duhagarare. Umunsi wa gatandatu Imana iri kutubwira ko igiye kongera kutwubaka. Turi ku ijambo rivuga ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse. Imana yatwemereye ko tuzongera kugira amashako nk'aya mbere. Haleluya. 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 Bazongera bagukenere. Hereza Imana icyubahiro. Abantu bakwibagiwe bazongera bakwibuke. Abantu babonaga nta gaciro bagiye kubona agaciro kawe. Nyuma y'uko Imana ikwibutse, abantu bagiye kubona umumaro. Ndashaka ko dusenga twizeye. Uyu munsi ni finale. Ibyakwahagije uyu mwanya birakuvaho. Ibyagutera ubwoba Imana ije kubitera ubwoba. Imana ije kubikangara. Imana imaze iminsi ivugana na mu ijambo rya ndagira ngo wizere ibyo yatubwiye byose ni ukuri. Mana turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Haleluya. Haleluya. Ewa tugiye ngo ugiye kongera kutwubaka, ngo kandi turaba twubakitse. Ndagushimiye ko ugiye kutwubaka ari nawe buye rizima. Jambo ryawe rakaho niho buye rizima ryazwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ribindi igiciro cyinshi.
tumushimire Yesu, tumuha amashyi menshi yarazutse. Uyu munsi ndabona ari ibitangaza. Birakomeye, agari Imana igira amagambo n'Imana igira ijambo. Imana itungurana muri uku kwezi kwa kabiri igutungure, dukorera ikintu gitunguranye cyo bene wanyu batashobora mu ijuru bagishobora. Cyane niyo mwashakanye n'ibintu byo baba bishobora. Iyi Mana tuyigirira icyizere, kandi hari ikintu basabiye, kandi icyo kintu ijuru rikikore. Imana ibambere umutima mwiza, basabiye umutima mwiza. Imana yacu igira umutima mwiza. Nimunabura n'ibigeragezo uzajya wibuka ko twagusabiye umutima mwiza. Muhe Imana icyubahiro gitinda hejuru, kandi n'abana babikore. Munyeganyeze ibi biganza twiyereke Uwiteka. Hari abantu mwavukiye ku itariki imwe batakiriho, ariko wowe uracyariho. Imana ishimwe cyane ko marayika urinda ubugingo bwawe yakurinze impanuka. Imana ishimwe ko yaturinze imigambi y'abarozi n'abagambanyi. Niba turi tukaba turiho, Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese uri muri iri teraniro navuge ngo Imana ishimwe. Haleluya! Some ijambo ry'uyu munsi. Muri iri jambo turaza gusengamo gatatu, mukurikire cyane. Uyu munsi turasoma ijambo ry'uyu munsi, turarisoma muri Rusi igice cya 4 umurongo wa 13. Hari amagambo 6 y'ubuhanuzi ijuru rimanuye muri iki giterane cyo kubakwa n'Imana. Rusi igice cya 4 umurongo wa 13. Haravuga ngo nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we, aryamana nawe. Uwiteka amuha gusama inda, abyara umuhungu. Ntarava aha muri iri teraniro umuntu utarasama utegereje urubyaro, reka byature muri iki gitondo. Ijuru ribikore bizindutse, marayika navuye gusama. Vuga uti amen. Ijuru ribikore. Niba mufite Bibiliya yuzuye, Bibiliya iravuze Uwiteka amuha gusama inda. Imana yacu niyo itanga gusama inda. Iyabihaye Rusi nawe biguhe. Kandi ndifuza ko bizanaba uko tubisomye, umwana w'imfura azaba umuhungu. Dore niko byanditse umurongo wa 14. Abagore babwira Nawomi bati, Uwiteka himbazwe, utakuretse udafite umucunguzi. Icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisiraheli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe. Azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu 7 ari we umubyaye. Nawomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Tuvuge cyane tuti amen. Imana ihimbazwe. Beke babwire muri iri teraniro
Imana itwubake mu buryo bw'umuryango, imiryango yacu yubakike. Satani uri mushaka divorce akorwe n'isoni, ijuru rikomeze ryubaka urugo rwawe. Satani ushaka ko umwe muri mwe gatorongera, ijuru rizane imbaraga zubaka umuryango. Kandi ijwi ry'Imana riravuga ngo ibyanyazwe ntibigaruke, ibyanyazwe bigaruke. Ureke bereke ukuntu ibintu byatangiye. Kino gitabo cya Rusi ubundi kibamo abantu 11, kibamo Naomi, kikabamo umugabo we, ngo ni abantu babiri, kikabamo abana babo Kiriyoni na Maharoni, ubwo ni babaye bangahe? Bane. Kikabamo abakazana babiri, Rusi na wabo mutekamutwe usubira inyuma, nuzu uyu winiza yitwa nde? Urupa. Ubwo babaye bangahe? Babaye 6. Kikabamo Bowazi, ubwo babaye bangahe? Hanyuma Bowazi yabyaye nde? Yabyaye Obedi, ubwo babaye bangahe? Obedi yabyaye nde? Yesayi, ubwo babaye bangahe? Yesayi yabyaye nde? Yabyaye Dawidi, babaye bangahe? Mu rubyaro rwa Dawidi akavamo na Yesu, akaba 11 nabo bamahanga. Muhe Yesu amashyi. Yesu arakomeye. Reka rero mwumve iby'abagore bavuze muri iri teraniro. Ndashima Imana ko igiye kunyuranya amagambo, ibyo bavuze igiye kubitesha agaciro. Musome Rusi igice cya mbere umurongo wa 19, mwumve iby'abagore batangiye bavuga, mwumve n'iby'abagore bashoje bavuga. Igice cya mbere umurongo wa 19 haravuga ngo iki? Haravuga ngo nuko bombi barajyana. Aba bombi ni Benane, ni Naomi na Rusi, kubera ko urupa yari yasubiye inyuma. Bagera i Betelehemu. I Betelehemu bisobanura mu nzu y'imitsima. Bagezeyo, ubu abo mu mudugudu bose bahagarika imitima nabo. Abagore barabazanya bati mu bico bavuze. Bavuga ngo iki? Uyu ni Naomi se? Uyu ni Naomi se? Murumva imvugo zimyenura, imvugo zirimo agasuzuguro. Bari bamuzi ari Naomi, bisobanura uw'igikundiro. Barangije bamubona yarananutse, bamubona nta mugabo, bamubona abana be bose barapfuye, bamubona yarakonje, bamubona atagiseka, bamubonye kumwe yari imbere, bamubona yarahindutse, bati uyu ni Naomi se? Bashyiraho akabazo. Reka mbabwire ikintu gikomeye, aka kabazo Imana yagakuyeho. Muri iri teraniro ndabikubwiye, dore haracyari kare, Imana igukureho akabazo. Iyi zone iriho utubazo, Imana ibakureho akabazo. Hano ku ruhimbi nta tubazo mufite. Akabazo bashyizeho, Imana ibakureho akabazo. Abantu bavuga izina ryawe bagashyiraho akabazo, muri iki gitondo Imana igukureho akabazo. Uyu ni Naomi se? Nta kabazo kariho? Ufite Bibiliya yuzuye? Uyu ni Naomi se? Urebe rero biriya masomeye umurongo noneho wa 13 n'uwa 14 bavuga amagambo 6. Niyongeye kubabwira, aba batangiye bazana utubazo, bavuze ijambo rya mbere, baravuga ngo Uwiteka ahimbazwe. Haleluya. Ngiye kuguhanurira iri jambo, umuntu wese muri iri teraniro, abantu bazazi wawe bavuga iri jambo, bavuga ngo Uwiteka ahimbazwe. Muri iri teraniro, umuntu wese wateranye avuga iri jambo ngo Uwiteka ahimbazwe. Usubiramo Uwiteka ahimbazwe.
abagore b'i Betelehemu babandi bavuze muri Nawomi se nibo baje baravuga ngo Uwiteka ahimbaze. Abavuze ngo urapfuye nibo bagiye kuvuga ko wakize. Abavuze ngo uracusimanira nibo bazaza kukuguza amafaranga. Haleluya. Uwavuze ngo nta kintu uzigezaho niwe uzaza kukwaka icumbi. Uwashyizeho akabazo niwe uzadufasha guhimbaza Imana. Haleluya. Imana ibinkorere muri uku kwezi bigire vuba bazavuga ngo Uwiteka ahimbaze. Haleluya. Abantu bashyizeho akabazo nibo dushaka ko bazaza guhimbaza Imana. Icya kabiri baravuga ngo Imana yemeye ko ubaho ufite umucunguzi. Baravuga bati Imana ishimwe kuko yabonye yuko utagomba kubaho udafite umucunguzi. Imana ishimwe kuko yemeye ko Nawomi abona umucunguzi. Umucunguzi arakenewe rero. Ngiye kubasabira umuntu ufite amafaranga, umuntu ufite izina, umuntu umeze nka Bowazi arakenewe mu rugo rwawe. Bowazi ni umuntu uzi amateka agahinduka. Haleluya. Kandi abantu barasekaga bati ni uriya mwana arayobye nta kintu azigezaho, ubusa bizagenda bite? Avuye i Betelehemu avuye i Mowabu nta mugabo azabona, azagera kuki? Imana iramushoboza, arihangana ajya gushaka icyo umukecuru arya, atangira humba, ari inyuma, atavuga, yitwikiriye. Abasaruzi baramureba, izina rye barariyoberwa, ariko Imana izina rye iraryibuka. Haleluya. Ahandi yakoze ari umusha niho yagiye ari nyirabuja. Sinzi niba nabyo. Reka bivuge, aho yabaye umusha yahabereye na nyirabuja. Aho yabaye umusha yahabereye nyirabuja. Imana ishimye ko yemeye ko tubaho dufite umucunguzi. Ibyo byavuzwe n'abagore b'i Betelehemu batangiye bashyiraho akabazo. Icya gatatu baravuga ngo bazanye ijambo ry'ubuhanuzi. Ntabwo abadayimoni bateye isi bagatera Afurika, bagatera u Rwanda, bagatera akarere k'ibiyaga bigari, bagatera ingo zacu, bagatera itorero. Ntabwo bagenda hatazi ijambo ry'ubuhanuzi. Reka mbabwire ikintu kirukana abadayimoni ni ijambo ry'ubuhanuzi. Imana izana ijambo rizima ry'ubuhanuzi mu rugo rwawe. Haleluya. Bahita bahanura baravuga ngo icyaduha uwe mu mwana, uyu ni umwana wari wavutse, ni umwana wari wavutse. Haleluya. Baravuga ngo icyaduha akazaba ikirangirire mu Isiraheli. Ako ni kakana kavutse. Nagira ngo mbabwire muri iri teraniro, Imana ikuzanira abantu bakwaturaho ibintu bizima. Imana ihagarika abantu bavuze ngo urapfuye ukubiswe n'inkuba, izana abantu bavuga ko uzabyara umwana akaba ikirangirire. Hagaritse amagambo mabi muri uku kwezi kwa kabiri. Uyu mwaka wose 2024 Imana idinda abantu bavuga nabi. Imana idinda abantu bandika message mbi. Imana iguha abantu baseka. Imana ikumera abantu bafite ijambo ry'ubuhanuzi. Baravuga ngo icyaduha akazaba ikirangirire mu Isiraheli. Umva, babandi bavuze yuko nta kizavamo nibo bagiye kuza ahanura. Burya iyo Sawuli yahanuriye Dawidi ubwo buhanuzi burasohoka. Umwanzi wawe bizageza ku rwego nawe ahanura. Tekereza aba bagore barangije baravuga ngo uyu mwana azasubiza intege mu bugingo bwawe. Haleluya. Haleluya. Nimara kuvuga aya magambo ndahita ntangira isengesho rya mbere. Azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe. Iyo ni ijambo rya gatanu. Bahita bavuga bati uyu mwana dusaza avuka n'ingengo y'Imana. Muzarebe utwana iyo tuvutse akana kose kavuka gapfumbase. Twabajije abantu bati kuki umwana avuka apfumbase? Baravuga ngo avuka apfumbase ibizamutunga.
umwana muzare utuganza tw'abana utwana tw'inyinshi kavuka gapfumbase gutya udutoki bisaba wowe ngo turambure uko tuba dupfumbase ikintu kandi rero kaba gapfumbase ni ingengo y'imari. Haleluya. Bariya bavuze ngo umwana wawe azarya iki uzababwire ngo uzamutunga arabivuga. Umwana amashyi. Baravuga ngo uyu mwana avukanye ingengo y'imari yo gutunga nyirakuru. Baramubwira ngo uyu mwana azamutunga mu bukecuru bwawe. Haleluya. Kandi impamvu tubonye azamutunga ni uko umukazana umukunda cyane akakurutira abahungu barindwi ari wo mubyaye. Ngiye kuguhanurira ijambo rivuga ngo Imana ikuzanira umuntu ugufitiye umumaro uruta uw'abagabo barindwi. Tekereza abahungu barindwi. Imana yahise ibona yuko Nawomi yari kuba yarabyaye abana barindwi, ariko Imana izana umwuzukuru uzakuraho icumu. Imana izana umukuraho icumu. Haleluya. Abana mwese abana mwateranye mukizwe n'amaguru muzana ku ruhimbi. Umuntu wese ufite umwana umufite mu nda umufite mu mugongo mwese muzana ku ruhimbi mutangirire ku musaraba hariya mutambika hose. Umufite mu nda umufite mu mugongo muze dusengera abantu. Muhimana amashyi b'itorero rizayobora igihugu. Muze n'aha bose. Umwana uri mu mugongo, umwana uri mu nda ukamubizi nawe nazi. Muze n'aha ngaha. Nta n'umwe wamenya icyo uyu mwana azaba, ariko ijuru rirabizi. Haleluya. Ijuru rirabizi. Twebwe ikintu dushinzwe ni ukwatura amagambo meza kuri uyu mwana. Icyaduha uyu mwana akazaba ikiragi. Haleluya. Twebwe mu kubivuga gusa ijuru ni ukubikora. Haleluya. Aba bana mubarebe mumenye ngo Imana yatumye babaho izanababeshaho. Ikintu dushaka muri iri teraniro ni uko Imana iturindira abana ikabaha agakiza bakiri batoya, bakuzura umwuka wera bakiri batoya, bagakunda Imana bakiri batoya, bagakunda umurimo w'Imana bakiri batoya, bagakunda niba ture bakiri batoya. Haleluya. Mu 2050 uyu mwana azaba angana nanjye. Iki gihe rero n'uzaba uyoboye niba ture. uyu mwana azaba ari mu myaka 40 azaba abyaye gatatu. Urumva icyo gihe rero azavuga ko yigeze gusenga niba ture. Haleluya. Bamuteruye kirakana Imana ikamuvugaho ibintu bikomeye. Mujye muzana abana mu rusengero kandi mubazane bakiri batoya. Muhaguruke dusengere aba bana. Mwese ufite umwana utazi kuvuga amuvugiye. Ubu tugiye kwatura agakiza. Ntabwo mushobora kugira ubwenge, ntimushobora kurama, ntimushobora kubaho neza mutakiriye Yesu ngo ababere umwami n'umukiza. Muri iri teraniro muzamure ibiganza, amagambo mvuga namwe muyasubiremo. Muzamure ibiganza abana mwese. Muvuge cyane mu bwego mwami Yesu. Muri iki gitondo turakwakiriye. Tukwakiriye ngo tubere umwami kandi tubere umukiza. Uduha amahoro, utwuzuza umwuka wera, uduhe kugukunda kandi uduhe kugukorera. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mupfukame. Uzamubwira ngo warakishijwe, uzamubwira uti narakishijwe. Mana data wa twese uri mu ijuru. Aba ni abana
ijambo ry'agakiza. Bibiliya ngo umuntu navuga ko Yesu ari umwami azakizwa. Aba bana babivuze bakiri bato, abana babivuze muri iyi batuye, batuye yuko uri umwami, batuye kuri umwami kandi uri umukiza. Ndabasengeye kugira ngo aba bana ubahe agakiza gashoreye imizi muri Kristo Yesu. Basabiye umugisha wo kurama, basabiye ubwenge mu ishuri, basabiye imyenda mishya, basabiye ibyo kurya, basabiye kubaho neza, basabiye kurama, basabiye amahoro, basabiye umunezero, basabiye gukura bagwiza igikundi bamubwiza. Nirukanye imyuka y'abarozi n'abagambanyi, nirukanye imyuka y'abatinganyi n'abasambanyi n'abagambanyi. Aba bantu uzabaye kurama, ubaye kugukorera, ubaye kugukunda, ubaye kugira ingengo y'imari izatunga ba nyirakuru, igatunga ababyeyi babo. Aba bana bazagira umugisha, bazagira umugisha mu miryango bavukamo. Aba bana bazagukorere, dore bageze ku ruhimbi bakiri batoya. Uzabarinde, uzabakomeze, uzabubake bubakike, kandi ibyo ngibyo bikoze imigambi ya Satani ku buzima bwabo irahagaze, ahubwo umugambi w'Imana urakomeje. Abana bari mu nda ndabasengeye, abari mu mugongo ndabasengeye, abo bamama bafite ndabasengeye. Mana, itara ryawe ribamurikeho iminsi yose. Urakoze cyane kubikoze, urakoze kubahaye imigisha, tugukomeye amashyi menshi. Mujye kwicara nsaba iteraniro mu Imana amashyi. Mwongere mushimire Imana yatanze urubyaro. Ababyeyi muri hano nagira ngo mbasabe mu Imana impundu, iki ni igitangaza cyabaye. Nagira ngo mbasabe mubikure ku mutima mu Imana amashyi yatanze abana. Uru rusengero ruzuzuye iteraniro ari mu gitondo. Dore ngibi bimenyetso, dore abana ibice byose babifashe, nta hantu na hamwe haticaba muri uru rusengero. Ruzageraho rube rutoya kandi ari muri nibature. Abandi bahagarare hanze, abandi bahagarare mu madirishya, utageza mu ma saa 9 abura aho yicara. Ububyutse buraje. Haleluya. Ejo bundi Imana yaradutunguye, Imana yaradutunguye. Imana igiye gukora ibintu bikomeye hano i Gasave, igiye kububakira mu rusengero mpuzamahanga. Abantu bazanye amasima, umuntu yaraje muri nibature hano aravuga ngo aje gutebutsa, atanga sima yo kubaka urusengero mugiye kubaka aha. Bisobanuye ko Imana igiye kubaka urusengero hano rw'amateka. Mu Imana amashyi menshi. Imana ibubake kandi mube mwubakitse. Imana ikubake mu muryango. Nirukanye umwijima mu ngo zacu, nirukanye kuvuga nabi. Imana ibaha umugisha mu ngo zanyu, ibubake mwubakike. Imana iguha amasengesho y'iminsi nk'ibiri uri kumwe n'uwo mwashakanye. Imana iguhe gusenga mwiyirije ubusa uri kumwe n'abana bawe. Imana izanye igicaniro cy'amasengesho inayoti y'iranga. Imana izane igicaniro cy'amasengesho mu rugo iwawe. Haleluya. Hano hashobora kuba nk'abantu nka 4 cyangwa 3 baba bumvise icyo mvuze. Imana izane igicaniro cy'amasengesho mu rugo iwawe. Narivuze ngo Imana izane igicaniro ni nk'abantu nka 3 4 gutyo baba babyumvise. Imana izane igicaniro cy'amasengesho mu rugo.
waba wabyutse uyu yahita abyuka saa saba uyu niko abwiye ati saa saba naba nabyutse batubwiye ko ufite urugendo rw'indege rujya Canada bakavuga ngo indege iraza guhaguruka saa saba na 45 iyo ndege yagusiga cyangwa wasinduka ukayifata wagera ku kibuga cy'indege ryari wagerayo ryari ngesi wagerayo ryari ishaki Mosi komo ya haraka kugira ngo itamusiga none wowe utinyuke ubivugisha amatama yombi ngo niba ture yaranani kuki umuceri wawushoboye kuki washoboye umugati kuki wanyweye igikoma bigakunda kuki wabyaye bigashoboka ugatinyuka ngo korari yarananiye ngo jyewe ngo byarananiye ijambo byarananiye barivuze mwese muvuge ngo Imana itubabarire idushoboza irahari uri Imana bashyi idushoboza irusha uyu mwaka wose uzashira utongeye kurivuga mu buzima bwawe ntuzongere kurivuga ntuzongere kuvuga ngo umwana yarananiye nuvuga ngo yarakunaniye uzahita wibwira iri terero abana bacu ni abanyamugisha muzajya mwatura umugisha ku bana umwana nakora ikosa umubwira uti mwana wanjye ngusabiye umugisha mwatuyeho kwitonda umuhanurire umubwire ngo uri ikirangirire umubwire ngo ufite ingengo y'imari izadutunga umubwire ngo uri dogiteri umubwire ngo uri mwiza umubwire ngo uri umunyabwenge mwatura amagambo meza ku bana ntuzongere kuvuga ngo umwana ntiyumva ahubwo uzajya umwatura ko umwana yumva nirukanye amagambo mabi mu ngo zanyu ni izina ryanjye Imana ibubake mubakike izana igicaniro haleluya hari n'abantu bane kumenya ari batanu badumva Imana izana igicaniro mu rugo iwawe haleluya nirukanye amagambo mabi ibiganiro bidashira Imana izana amasengesho mu rugo iwawe ababyemera mu rugo mu cyambe kugira ngo Imana itwubakire imiryango nirukanye divorce mu izina rya Yesu uzasazane n'uwo mwashakanye Imana izabahe kurama Imana izaguhe kubona ubukwe bw'uriya mwana Imana izaguhe kubona umwana wawe ari umuhanuzi Imana izaguhe kubona umwana wawe ari umuririmbyi Imana izaguhe kubona umwana wawe ari umuvugabutumwa kandi atwara indege kandi afite misiyo ya Canada kandi ava Canada akajya Germany yafata amana agahita aza kugusura haleluya Imana izaguha umwana uzagutunga mu bukecuru bwawe Imana izaguha umwana uzaba ikirangirire Imana izaguhera abantu umugisha bubakike haleluya abaguze mu bina wowe se bavuge mu Uwiteka himbazwe nimuhaguruke dusabe kubakwa mu buryo bw'umuryango umuntu wese uri muri iri teraniro agiye kuzamura ibiganza bibiri narangiza asengere uwo bashakanye niba mufitiye avuge mu mazina ye uvuge amazina y'abana mwabyaye uvuge n'amazina y'abana babiri muzabyara abo ngabo bataravuka nabo bashireho ubavuge watura ibintu byiza gusa uvuge ibintu byiza ijuru ryose ibyo dusabira aha ijuru ryiteguye kubiduha iri sengesho turifatanye dusenge Mana data wa twese uri mu ijuru Bibiliya yatubwiye ngo uzongera kutwubaka kandi natwe tuzaba twubakiye
uvuze ngo byarananiye nuzi ko hari ijambo rimwe wese yavuze muze mupfukame hano musabe Imana imbabazi. Umuntu wumva ashaka gusaba Imana imbabazi, numvise ijwi rivuga ngo Imana igiye kutubabarira. Ushobora kuba ari amagambo mabi wavuze, ushobora kuba warabwiwe nabi nawe ukavuga nabi. Aya magambo mabi Imana igiye kuyatubabarira. Mukizwe n'amavi muze hano kuri iyi tapi musabe imbabazi. Uvuga uti Imana mbabarire navuze gutya, Imana mbabarire n'ibi narabivuze, Imana mbabarire n'ibi narabivuze. Ururimi rwawe nirwo rukozeho, wikuramo inkweto mwene ntacyo badiyakoni baraza kubika. Imana ikubabarire amagambo wavuze. ibintu biraryoshye. Ni amasaha ya mugitondo, ni uko tuba twimereye, ni uko tuba twibereye. Abageze hano ni ubwa mbere, ni uko tuba twumeze, ni uko yatugenje. Imana ishimwe, tugiye gukora umurimo w'Imana dutanga icya 10 n'amaturo, ariko dushimiye umushumba wacu. Turamushimiye, Imana imuhe Imana imugirire neza. Badushireho n'igiseke cyo gufasha umurimo w'Imana, tugira umurimo w'Imana hano muremure, kandi Imana yaduhamagariye kuyikorera. Mureka dukorere Imana hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira, ni igihe cyo gukorera Imana. Imana yashimye. Turararika rero korali ya Nibature iri budufashe guhimbaza Imana dutanga icya 10 n'amaturo. Turi burarike Diogene, Maître Diogene asenga Imana, dukora umurimo w'Imana dutanga icya 10 n'amaturo ndetse n'ituro ryo gufasha umurimo w'Imana. Imana yashimye.